Ninde bu? Suwa muborotse se ngo riri yose. Ngusigaye uryamana na Nessa ngo Nessa gutegeka kuboroka abantu bose ngo ni nawe duteranya Nessa ko ngukunda kuri inshuti yanjye kucyunera. Nukubwiye ngo iki urwo naruborotse rwazanye ibintu by'amatiku kandi urabizi ko ntayakunda ndohanye na. Nukubwiye ngo iki rukubwira ngo iki. Ari kurira gahinda kamwishe ngo musabire imbabazi umuboroko. Ririyo ndabivuze warumbwiye ngo simbivuge uri kumva warumbwiye ngo simbivuge ariko ngiye ngira amagambo urabizi. Akubwiye ngo iki? Urabizi ko ngira amagambo. Akubwiye ngo iki? Arambwiye ngo Nessa ubundi wewe wakundanya Nessa kuva rya. Ngo arakubwiye ngo Nessa nje nabanga ngira yarambwiye ngo simbivuge ariko ndabivuze none se kuki wamamagaye uziko ndi kwa Godfather uziko turi kwiyunga ugiye kuneranya umbwira utugambo urumva nari kutwumva ngo ni musabira imbabazi ngo umuborokore ngo Nessa yabatese ubundi Nessa kuva ryari wabaye snitch my love. we sigaho snitch nico kigo kiri kuza kukubwira ubusa ejo yazanye ibintu by'ubutiku ndapfuye Niriyo ndabivuze umbabare niyunze na Godfather ushaka uba uri kundi kodinga nagamba na Godfather ukatubimwoherereza umbabare unsimbuke nuwagwa Nessa Sheri ngira umunwa warandenze mama uri kumbwira ibyo bibazo byanyu nge ndi muganga burambazi aya magambo menshi ndi gushyira no uretse gato kiriya ahubwo ngwino mwishyura ibyabumbi 60 tujye muri trip dore mfite amadolari Sheri ngwino mwishyure na mu TikTok azagira inshuti ngo muhamagare oya Jessica wowe urabi none se wajya mbigenze ngabe akuhamagaye kubwira ngo iki ngo Godfather ngo turamwinjiriza ngo ntuzasubire kuri pano ye ngo nzajya mwishyura ngiye kubivuga ngo sinzagaruke hano ngazajya nyishyura amafaranga okay ari kumbwira ngo no kubivuga muri message okay ngo ari kumbwira ngo bamubabariye ukamuborokora vuga ibyo akubwiye ntugayishira ubugambanyi Jessica ntukabe snitch akubwiye ngo mutaping sha umva ararira pe mbabara Godfather ndagukunda akubwiye ngo iki Jessica urahita magatiye naye akubwiye ngo iki ariko man mwagiye mureka kuneranya nk'ubu wamamagarira Sasinzobe akubwiye ngo ko muhamba ngo nkubwire ko nabeshyaga okay ngamuborokore mararira pe wineze uyu muntu ubu ngubu nta mahoro agomba kuma none se umva ririyo sinkunda amatiku njyewe mujya gushwana na Nessa sinendi kumwe namwe kuki ibi bintu bimbwiye ubundi ngiye ndi polisi uri kubimbwira ngo bimarire iki akubwiye ngo utime n'umucire yo Sasinzobe akubwiye iki sinkunda amatiku nawe urabizi ariko nawe warabaye umugore w'amatiku kandi mukanya namwe ko uri business man ubwo urabiceceka ubwo nawe urabaye snitch cyangwa wangise uvuge ukuri byayi akubwiye iki aragiye amagari ngiye bura kugira ngo mbroke umuntu nuko namaze kubona ko ari sensitive uru rugore rwo rushobora kuba rufite ihungabana mu mutwe rwa ntuza rwa Liliose uri ikigoryi mu buzima bwawe uri ikigoryi kandi umunsi wowe Jessica iyo snitch ikubwiye ngo iki ngiye kubivuga none se ubundi kutenga bimvanzemo ubundi ngiye nari kugushyira mu mutego rose batari kugushyira mu mutego kugira ngo abikwikoreze akubwiye ngo iki twowe wana ako kucyabana nawe ufata ibyo bintu utarurimo bakajya inshuti yanjye ko nataburara hari cyangwa ngo mbura yinza hari naza akansabira ubu kuki mwa mushaka kuneranya nawe ubundi bite byayo nawe niyoza we nagufata hiki ubwo se ngo ibyo babimenye
akubwiye iki? Aramamagaye arambwira ngo Jessica amakuru, ndambwira ni meza. Ati sha atagahinda kenda kunyica umutima ugiye guturika. Ndamubwira ati manzu kiboroke guhamagariramo ngaraneza ibyago nimbivuga ariko si mani mujya mureba kuntu umuntu aba yaragowe. Iryo terabwoba iyo nyankara gatera guteza ibyago bikoya hehe rekana n'ikigoryi ngwero hano taka gukanye baraguhamagakira bitapinga ako Godfa ibintu ko biba byabaye n'ahari mani gute ngiye bwira kugiye wiki iyo sinici kugiye wiki nk'ubu ko twari dufitanye gahunda yo kujyana kuri tripu nakwemereye ko mu 60 byanjye ko nari nabikobokeye naraye mbikobokeye. Aguhamagaye akubwira wiki nawe wikomeza kunusuranusura unyuza hana hariya nusura iki aramamagara arangije arambwira ngo Jessica ngamakuru bambana meza ariko ngumva afite agahinda. Ndamubaza se wabaye iki ko numva uri kuri ngo mama nguzi ibintu ngiranda yankoreye ejo. Ndamubwira yenda ngo Nessa yakwaze iki ngo mani nguzi ko ngo Nessa asiga akundana na Godfather ngo umva ngo asiga avuga rikijyana ngo ngaboro kuwashaka uri kumva uje gukora pa umva iyi nzira sana kabanze nanga inshinga dore nabuze ukuntu mfungura kiri urufunguzo kanywuzanira ibasi. Urumva shari giye kuzanira ibasi uhere muri yo hepfo n'amatoilette yose yozu yakubona amahomo se kutayaza kandi nta mubwenge genda yagura vana mukonkoro paka kubitwa n'inkuba umbwira inkuru umbwira uko bigenze. Arangije ahitambwira nguzi ko ngo Nessa yabwiye Godfather ngamboroka kamboroka ngagahinda kagiye kunyica. Wavuze kubabajwe n'amakoyini wabonaga kwa Godfather ari kumtsambira ngo ubundi atangiye asa nk'uri kunyinginga ngo mubwire umuborokore. Ngo nsabe Godfather kamborokora mani n'ibiki. Ndamubwira ati se byagenze gute urumva atangiye kuntekerereza nge sinari imari ibyo byabaye nabi nabyonze. Ndangije ndamubwira ati se ngewe uko aribwo nyiyunga nawe wambabariye kuzi ko ndi kuri live ye ugakupa ngo yango ngewe ngo kugira ngo ngewe ntuzasubire kwa Godfather nge nzakwishura ujye ku kiganiro cyanjye nge ngwa n'amafaranga. Nago nkubeshyeririyo urabizi nge sinjye mbese uri kubyumva uri kunyumva ibyo ndi kuvuga. Ngewe Godfather mani mufata nka bro wanje urukumva iyo nisonze agakokara arakishyura nka karya uraneranya nawe wowe ayo mafaranga uzajya umanaje kuri iyo platform yawe nimba ari ibiki urumva. Ngewe ayo mafaranga uzama aruta ubushuti mfitanye na Godfather ata umva ngubwenge kuntu yambwiye ari kubeshya Jessica urumva ko mfite messages umva kuntu ngewe yambwiye uri kumva yamamagaye arabibwira nyine ngewe umva baza nkubwiye sindi guhangana nawe nsimbuke. Jessica reka twumve umva ngewe mfite message ndazikora screenshot sheri agikintu barakimba uri kubyumva rata Godfather arangije arambwira incushu reka nse iminota mikeya uri kubyumva Godfather arangije arambwira arampamagara arabimbwira nyine kuko nge bamuborotse ndi hano ndamubwira ariko ririyo nawe witwara nabi pe witwara nabi nta kuntu Godfather amaze kukuyama inshuro zingahe ugenda ukomeza ngewe ahita ambwira ngo basi unsabire bamborokore uri kubyumva ntabwo yigeze avuga cya Jessica iki ngiki nacyo cyongeraho kugira ngo ibintu bicike. Oya ntabwo ari wambere abibwiye Gashumba ntabwo ari abibwiye wewe. Oya cyakoze ndamubwiye yambwiye ngo ntabwo ari kuzira arambwira ngo we nta kintu umupfa ngo ahubwo ngo afitanye ikibazo nyine na Vanessa bamudereta bamumanura uri kubyumva ndamubwira ariko wakabivuze neza utakomeza usubiranye umeze nk'uri mwihangana we arambwira ngo nze musabire imbabazi
ngo ndamubwira ati ninza ndaza kubaza Godfather ndaza kugira uburyo mbitwaramo ntago ari ugupfa kugenda ngo wihure kuri Godfather ngo mubwire ngo byagenze gutya ubwo ngubwo nawe buhengereye amakoyina asa nk'aryoshye mu nkaza kugira nyine uburyo mbinyuzamo ubwo rero ngibyo bya Jessica njyewe ntago aramuhamagaye ntabwo Jessica bishyizemo intuza nkubwira ikintu kimwe ntabwo nkunda umuntu njyewe ku ruhande rwanjye ntaribi ariko iyo uzanye ibintu bigiye kuzana itiku kibasira aba moderator ukavuga ko bari kukumanura ikintu cyandakaje ejo naravuze birashoboka se aba moderator bose mbavanaho sigara nta moderator afite ntubyibuka yego ndabyibuka wamanutse nawe mukagaruka mukavuga ngo network ukavuga ko ari network iri kukumanura ufite network mbi uriya yongera kuzana itiki ngo abonye ngo barabyanditse ngo moderator aramumanuye ntabwo bajya bandika ko moderator amanuye umuntu ashaka kugarura iryo tiku tena ashaka kugarura ngo ibyo tiku birishize ngo baraje ngo yari moderator ngo baravuga ngo yamanuye umuntu adahari so iyo ugiye gufata platform ugashaka kuyigira itiku nta miyaga ngo ushyiriramo wakwiyerade tugatera blague niba ari abantu njya ntera blague rero zarimo mutera blague ariko iyo mbonye ugiye gufata ibintu ugashaka kubigira big deal ugashaka kubikomeza bigashaka kuva nk'amatiku aho kugira ngo bigire kumubwire nta muntu ndi buhe lift nta muntu ndi butware nta mfitemo abandi bantu ndi bufate hari mu buretse aho kugira ngo bigire kuba moderator wavuga kuri Godfather njyewe ntabwo ushobora kumvira kuba moderators amakosa bakora ngomba kuyabazwa nkanjye nta muntu wemerewe kuvuga ko moderator banjye kuko niba nashyizeho moderator nuko nabanje kubizera nta kosa moderator ashobora gukora hano moderator koze kosa ngaruke kamanze mfana nsoze banzuveho twumvikane rero iyo nkubwiye ngo ibintu by'amatiku simbikunda ukongera kubigarura kabiri ngo amabera nyoko nkagutumura ukagenda urumva nobody waza kuza kuzanira ibihe by'imihango hano kuri Godfather ntago bikunda twumvikane twubahane dukora ibintu ngo uyu Jessica ntago amaze gusaba imbabazi nonaha niba dushobora kugendera mu murongo reka mbabazi Jessica fungura mic yawe Jessica Nyirambarara ndikukumva urihe ndahari kugira audience kugira abantu benshi ntabwo njyewe platform mwagenda mukajya guhostinga iwanyu aho kugira ngo mumbirangire Iryoza kagenda ubone umunsi uzuba kudashobora kuzanira amatiku kuri platform uzongera uzagende ugaruke urumva nobody special nta muntu uri special hano urabuze abantu kuza kuri platform yanjye wenda nabakira ngo ahubwo bishyure babwire bagende ntabwo ndenze bitatu umuntu wa bitatu ufite ubwenge bukeya kuri udashobora gukipinga abantu kuri platform yawe wababwira iki wababwira iki ko uri ikibazo nawe myutinga abantu wabo to nawe urukumva wowe ugeze urashaka ihangana na Godfather urashaka ihangana urashaka ihangana nzagukone amapumbu utagira stupid so njye mashaka ibintu biri positive tukaza kwigira mu makoyini ariko se bamyutinga amada ko iyo umaze kuva kuri kamera wasanga manza urangizanye byaho ngaho mutapinga screen twinjira mu makoyini nibyo biba byanzanye hano kurusha nibindi Jessica mu mukunde mu mukandeho urimo kumva simba nkeneye izo za rwaserera mwese nababoroka mwese nk'ababoroka nk'abamara ariko ibaze nk'umuntu ariko ibaze Iryoza kuyobera kuri Nesa yagukona Tereta Nesa wagahuywe uziko ntanagenda nimero ya Nesa mwana nizo ryima nta nimero ya Nesa ngira ejo muri sinagiye kumutama ndi kumusaba nimero ye hano ndi kumazanye nimero akoresha none urajya kuzana amatiku hawe Nesa yagutaho umwanya ndetse afite umwanya wo kugutaho wowe ntuzi umuntu ushaka kuzanaho bifu uyu yagutatura ukabura ahantu kwirwa uyobere ku bandi Nesa ndakubujije mujye mumundekera abahanzi so dukomeze tujye mu makoyini twigire mu makoyini mutapinge tujye mu makoyini ninde muntu uza guhembwa araho ibihumbi 240 mu bitapinge ubundi twinjire mu cyatuzanye Jaja wavuye mu Bugande avuye umugabo waragiye kureba yaguteye inda zitanu ahubwo dufata umuntu atembera ko agiye kureba abagabo none waragiye Bugande gukora iki hari nyokuri yo ntamusize muri Amerika by'abagabo njye simbibamo sawa nyine all right so twagiye
twagiye muri katuye mu makoyini tapote Jessica bakureba bagukunde bagukandeho Jessica abantu bari kwivuga Keza warabuye kuri ushaka gukanda kuri Jessica ngo yaje amaze gusaba imbabazi twiyunze ntabwo azongera kuvuga ibigambo by'ibitsina hano twamaze gusinya kontra ubu ngubu mwamukandaho ubu ngubu nta byadanje ngewe uri umuntu rega ngiye ntangiye nigiye umuntu ushoboye kandi ushobotse ngiye mbana na buri wese ubishaka ariko utabishaka ndakuvuma kandi iyo nkuvumye uragenda ukanuka amafi mbonye riri nanjye nyandikiye ni box aravuze ngo ndabeshyewe nicyo kinanyandikiye gusa urwo ngurwo rufite depression urwo rugore rufite depression rushobora kuba rufite ihungabana ntabwo kibeshyewe nose ngenza abantu benshi abantu bose yandikiye arega nuko nge ntabwo mashaka kubikomeza ntabwo mashaka kugira ibintu big deal ariko bose biragoye cyane kugira ngo uvuge ngo biragoye cyane kugira ngo ugende uvuge ikintu kuri Godfather abantu bankunda mwibanga mfite igikundiro kitaba handi bahitabaza kubimbwira ntabwo ari we wenyine hari n'abandi abantu birirwa babwira abantu ngo ntimuzasubire kuri pano ya Godfather ngo batazagira urukumva ngo none sibaze vrema kubwira umuntu ngo ntuzasubire kuri ngo shaka amabwira ukuri narababwiye n'izina ry'Imana nshaka buriya niba ari ikintu cya mbere gishobora kumpa amakoyini nashatse ni ugukora co-hosting ndayikora naza ngakora inkuru ngakora co-hosting ejo sinabiberetse ejo sinako-hostinze karakana kakamuga ntimwabibonye how many calls did I collect yesterday ariko kuko manshaka kugira ngo anga tubigire active tuganire abantu nawe bazagukanda ibyo 10,000 bagukanda ibyo bingahe we can get together urimo kunyumva so ntabwo ririyoza ntabwo ibyakoze n'amakosa niba nkubujije ngo reka kuzana ibyo bintu by'amatiku reka kubizana ugakomeza kubicomplaininga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri kwibasira ngiye ngo Godfather uramuso unshinja amakosa sebo ariko reka kwibasira bako abamodereta banje 1 2 3 4 kuko iyo uvuze ku modereta wanje uburi kumvugaho ni uvuga ngo uburi gushaka ngi nkakubwira ngo siga wivuga kwa modereta ntabwo modereta babikora ukabyanga kabiri mpita ngutumura buriya riga ikiri kurya isuka ikiri kurya umuhini kiba kiri kototera isuka uvuze ngo uri kwibasira modereta banje naje uzanyibasira ntabwo nabikenera ntabwo Jessica yamubeshyeye we reba message ngwaye kuri WhatsApp irebe kanyire Impress wangejeje ku 10,000 Mrs. Kra we Impress ageze ku 10,000 Godfather nanjye nkaba rero meze nanjye ntandukaniye na Jessica ibanga nico nibagiwe reka ibyo mwandikiye mbibereke ibyo unyeretse ngiye kubibereka ngiye gatebo ngese ndagatebo dore mureke tubane mu erega ibintu byose banyarwanda abanyarwandakazi igihe cyose mujye mureka none se uraje mu matiku mujye mureka ibyo bintu dore ego ko message mwazibonye wimunteze mujye mureka amatiku mwoga hama mujye mureka amatiku uramubwira ngo wabimubwiriye iki kagashuma wabibonye cyabimubwiye so reka ubwo bugoryi uraza gusaba imbabazi ko nakwinginze ngo ureke gukomeza kwibasira abamodereta n'izina ry'Imana nafasha abamodereta bose mbavanaho network zikabamanura naravuze maybe nta wamenya ibintu ririyoza ari kuvuga birashoboka iminsi ibiri yose abamodereta bose mbavanaho bucece nta muntu mbwiye nsigara ni nyine bakamanuka zikabamanura network zikabamanura ngewe ntabwo nabibonye uretse ngwaha ngo dore ngo aramumanuye ngo rero ngo yabamanuye ngo modereta umanuye ngo ndamubona bro it's okay shanga waretse gushoza intambara mu bantu ndi kukwinginga ngo byihorere none urashaka kuza kwica platform yanjye gasura inyo bitangukatira nakubwira nti genda utumuka ubone mvira kuri platform nigeze muboroka mwibanga naramubwiye ririyoza aho bigeze urarengereye ndakuborotse uwo niwe Godfather aho ugeze uri kurengera ndakuborotse full stop wijya kubwira abantu bagusabira imbabazi rero you have your one platform ugenda ukoresha platform yawe mbisa none urumva ugeze aho wibase nesa w'abantu utavuga
gatsindwe n'Imana wenda ari undi saba Nessa Jewe koko ntabwo yambwiye Nessa wenyine, yavuze ko ari Nessa na Bijou na Lilira Miracle. ngaho nyumvira n'ukuri kwima noneho ngo Lilisa ni Nessa ni Modesta. sheri wawe. None ahita avuga ngo abantu barabajyana ntabwo bazongera kugaruka gukandaho hano. Yari afite Uravuze? abantu ari guhamagara. agaruke ngo kuri pano yawe ngo nzajye Yafite abantu ari nzajyamo guhamagara. amafaranga Ari kubabwira nyine njye navuganye n'umwe kuri telefone. nta kuri kodinze Liliose umbabarire utsimbuka cyangwa nanga amajwi yawe njyewe ndabazi mwanashirishamo umuntu mana mwe mwanashirishamo umuntu Mbonye ko njye ugira bite ibanga byanyu hano. ko njye mfite telefone ebyiri kugira ngo nkwereke ko ndi imbobo reba hano yakundi imbobo dore nuko badutuka mfite tureba. whatsapp ebyiri kano gafone ni Godfather wakanguriye ntabwo mubyibuka ngura agafone k'ibihumbi 45 ndi kumwe na Shani urabyibuka mujye munsimbuka rero ibimenyetso mwohereza viewers Yari guhamagara abantu kandi ngafite abantu be yari kubabwira ngo ntibazagaruke gukanda nyine n'abo bantu bari kubivuga nabo bari kuvuga ngo ntabwo tuzahagaruka nyine Lilioza adahari ahita nyine ahamagara ahubwo arambwira ngo nzaze ahita ambwira nyine ahita ambwira ngo nzajye njya aho yahostinze nyine we ngo bariho dushakira amacoin none ahita ambwira mpita mubwira ati ego ko man ubwo si wawe hari amacoin angana nawe kwa Godfather ahita ambwira ngo ngerega hari amamaza igihe ngo nk'imyaka 3 ndamubwira okay wowe hamaze igihe umaze gukuramo ayawe rero reka ngembe niyicariye mama we ntago nshobora kuva ahantu hamwe ngo ngiye ahandi rwose nyine ahita ahamagara nibwo yatangiye guhamagara nyine abo ngabo rero ari kubibabwira sinzi umugabo nyine bavuganaga bari kuvuga ngo azajya aza ngo ngageze hano ngo akandeho uturabo gusa nyine uwo muntu ntago we muvuga urumva nawe ko yaragutwaye none kuki uri kuvuga ngo ndamubeshyera sheri kubera icyo ari kuneranya na Jessica Karim ngo njye ngo aranyandikiye ngo ndabeshyewe nta kindi kintu yanyandikiye hano kuri TikTok njye ibimenyetso nimukaze kunsambiraho njye yamamagaye kuri call maze nimukaze kunsambira dore n'uyu ngururu rero umugore waza kuri pano yanjye akavuga ko uri gusambana n'inda muri rogi unsimbuke ntabwo ari igihe babatumye gusambana umugore wa Roro yazamutse kuri pano ararira ndabona utangiye kunyandikira nawe ni box wabona ugiye kumbaga nk'aho njye wari wakuryamishije muri rogi munsimbuke asa ko mbona iri zuba rigiye gutuma abantu bose okay so guys ntabwo ari byo ntabwo ngewe ntabwo icyo ntajya nkora ni ugufata ibyo bintu by'ubwo bugoryi abumva bagomba kugenda inzira ni umuharuro mugende rwiza urimo kumva ariko ngiye mbere yuko mbroka umuntu mbere yuko mfata umuntu nkamubroka nuko mba namaze gufata umwanya numva abantu bose hano nta muntu uri special kurusha abandi iyo tuje hano abantu bose bakaba active umuntu akaza abantu bakamukandaho nibyo ariko nareke kugwa kubantuza no ari gure umuntu ukabona ko ari sensitive so if you become sensitive ngo hanyoko bro urimo kumva umva rero nkubwire wakigorewe unsimbuke none urumva utari inzoka niba utangiye kuvuga ngo bagusabira imbabazi ugaruke wumva n'ibyo bintu uba uri kwirirwamo ukagenda ubone kagwe kugasi ntukaze kunsambiraho urumva mujye muri kubwo bugoryi mani mujye muri kubwo bugoryi muze dukore coin twinjiye mu mwanya w'amacoin muze dukorecting amacoin urumva muzamuke twikoroke muze dukora amacoin let's make the coins ni ibisanzwe hano dukora weekend ukagira kanze ni charging batemo niba ntabo kubatamo babahari urimo kumva ibi biboro ngiye birankorera mutapinge tap tugiye kugera kuri miliyoni muzitapinge muze dukorecting amacoin reka nkubwire ikintu mugomba gusobanukirwa urimo kumva ikintu mugomba gusobanukirwa ni iki ngiki nababwiye ko ari ngewe umuntu ushoboye kandi ushobotse ntabwo ari we wenyine ntabwo ari Lilioza wenyine hari n'undi mutipe wo mu influencer wabibwiye abana b'abakobwa hano uwo wagiye kubwira yaragiye abwira umwana w'umukobwa hano aravuga ngo ntuzongere gusubira kwa Godfather nzaguha buri kimwe cyose ushaka yego bajya babikora ntuzongere birirwa babikora hano kandi abo babibwiye baragaruka bakabimbwira nkabareka nabo babivuze nkabareka bakazamuka hano nyuma yo gukora ibyo byose bakongera bakagaruka ahangaha wowe wagiye kubwira uriya mwana Shadia ngo ntazongere gukandagira kuri pano ya Godfather uzamuha buri kimwe ashaka ntabwo bishoboka bro ntabwo bishoboka pano zanyu zivuga umwana ntabwo bazizaho ntabwo bishoboka ibyo ntibikunda ntabwo ushobora kuvanaho ntabwo bikunda ibyo ngibyo mugende mu bite mushaka izindi strategy ntibikunda ninjye muntu ushoboye kandi ushobotse urumva
mutapote mutapinge. Ibi ngibi ni urugendo rwatangiye kera, ariko umva ikintu njye mbashoboza n'inkoni bakubitisha. Ndababwira ngo Uwiteka barebe abavanemo, kuko narakubwiye ngo ikintu cya mbere mu buri ubuzima kibi kurusha ibindi ni ishyari. Ishyari, buri umuntu ufite ishyari abashobora no kwica umuntu, kuko ishyari riramutravaya rikamuniga, ryamara kumuniga rikamusunikira kujya kuvuga amahomvu nk'ayo ngayo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ntabwo musobanukiwe ibintu ukuntu bikora, muzabanze mubisobanukirwe. Nimumara kubisobanukirwa muzatuza umenye ukuntu mukora. Njye ndabakunda ariko nkabatinya kubi. Sinabahaye urugero, sinasohoye umuntu umwe. Sinaje hano nkabwira Sande anyumva. Sande, he was my friend for long time ago. Sande yafashe umwanya no kugambanira Pano. Yazaga hano akayikoreraho umwanda nkamureka. Sande aragenda arayigambanira. Ajya muri platform imwe kuyinda, agenda akora ibyo ngibyo bimuferinganye, bimaze gupfa araza nkanda 20,000 by'amakoyini. Ndamubwira nta makoyini yawe ni agacuma k'uburozi, genda gapfe twara amakoyini yawe. Uko niko kuri niwe Godfather, sinzi kurya imboga. Yaragiye akora team Sande uwo nguwo, aragenda nsopanya n'abantu, mfite ama message, aragenda arabikora, arangije abonye biferinze araza hano. Ibaza ariko wumva bw'ibyo bintu ankanda 20,000 intasere ebyiri. Kwihangana byarananiye, ndamubwira nti uragapfupfuka, uri shayitani genda. So that is Godfather. Ntabwo ngenzi kunyura iruhande, kuko buriya umuntu wawe ukuri hafi uri close kuri wowe. Kandi abantu mwakoranye na Sande, abantu Sande yaganirije muri hano hasi ndi kubabona, arabaganiriza babwira ukuntu ngo yigora make your platform akasa mutwe. It's okay, ariko kankubwira ikintu gishobora gutuma platform yawe iba nzima, nuko wagira umutima muzima, urukumva you being open, ibintu bikagenda neza. Ninde mu simbirirwa mbwira abantu hano gufungura amapano. Hari uwo ntabwira gufungura, nkababwira ati fungura pano yawe tuyisupportinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None se kuki wumva ushobora kubaka ibyo wari kubanje gusenya iby'abandi? Ntabwo bikunda. Icyo nicyo kibazo abanyafrika tugira. Umva ko ushobora gukora na mugenzi wawe ari gukora. Ntabwo gusenya platform ya Jessica byo bizubaka platform ya Godfather. Ntabwo ariko bimeze. Be you, let me be me. Turi kumwe? Alright, ninde muntu nkanda ho kanze nkande kuri Godfather Karabo. Fata Karabo hano. Mwese kambaho udutima. Ese turimo. Kanze di charging mpereze Jessica gatima mpaye. Godfather Universe. Uyu Winnie ni gati kimuzamuye. Winnie. Karire we. Karire. Inyana kuri mu rusaku. Yes. Bakumanura. Muri coding Godfather agiye kuma gift. Aka kantu nka posting muri kundukundana. Ririyo ubugambo bwose uri kunyandikira, I don't care about the shit. Bro. Aho nabangiye kuguha ruswa. Nibaze uzi ko nari kumbwira ngo namubabariye ngo nkamusabira imbabazi. None se sinazigusabye. Wamuborokoye katumereye. Ariko se uzajya uboroka abantu barware depression bende no gusara. None se nyuma y'ibyo ngibyo maze kumva koko muri comment mwandike Liliose muborokore si muborokore nyuma y'ibyo mwumvishe. Okay, hano hasi nimubyemera muborokora. Muri comment mwandike nyuma y'ibyo mwumvishe Liliose muborokore cyangwa mureke. Ndahera kuri hano hejuru. Dore abantu bose ngo yamureke. Muborokore. Muboroke. Nyuma y'amagambo mwumvishe Liliose muborokore cyangwa mukomeze muboroke. Ufite WhatsApp yawe nakwandikire. Niho nabanje kumuboroka. Bamugumishije muri gereza banza yumva. Ikibazo yamufungiye umuriro n'amazi. Murebe muri comment. Ndabizi nawe ari kuzira Liliose reba ikibazo cya Liliose nuko ari kutubwira ngo nituzagaruka iwawe ngaduha amafaranga. Nicyo kibazo kiwe. Amafaranga se we yari. Ngo n'ubugambane. Iyo umuntu asaba imbabazi sheri nago she's a fucking speech. Ntabwo ari no ntabwo ari byo. So ndababaza. Muburakore muri comment ibyo mwemera nibyo nibukore. Muburakore cyangwa mugumisheyo. Nyuma y'amagambo maze kumva.
ngarabwanwa. niko dore Liliose ibintu abantu hano bari kugukorera ni nk'ibyo Yesu yakorewe n'abantu bo kwa Pilato. Dore mubanze muvugane. reka nakavugisha induru ibirenge reka these people abari abantu bari very sensitive buriya umuntu hano baba bari toxic mwana hano baba bari toxic kuko none se iminsi 3 ntiyashize namwihanganiye iminsi 3 mubwira ati sigaho ntera brage nkanjye ku giti cyanjye ariko reka kwibasira abamodereta muzane nawe yisobanuri oya kumuzane bamuhibye ubwa mbere naramumanuye aragenda akora live atubundiriya sinzasubira kuri araturagurika panarayifunga arangaruka ati ni munzamuri ntabwo mushaka kugenda ntibikunda you cannot ariko I tolerate nonsense ntabwo njya tolerating I don't tolerate nonsense if you being toxic mpita ngushingamo kirida ikagenda ikakwinjiramo ukabyumva ahubwo ati go fuck yourself ubundi hano umuntu ko yafungura karayivuke kubera iki bagiranye ibibazo da abantu muraho mureke twinjire mu makoyi mwaka byanga mumbabarire twinjire mu makoyi tapote mureke twinjire mu makoyi bantu banjye mureke twinjire mu makoyi ni tukandaneho umwana ngomba kandeho ngira nkugire ayerere Jessica aje kuri kamera riri bimeze gute ma Empress hi